Oh, ni wa Jonathan? Of course. Warusanga unzi? Nari nkuzi. Ko yazindutse se mwapfuye iki mwashwanye? Ko yabyukiye hano ntagomba no gusinzira akaruhuka neza. Ko numva bigize ikibazo. Nta cyose kirimo ahubwo uko abanye yazindutse yatubyukiye yagomba kuruhuka akaryama cyangwa yakoze amabara agiye yirirwa akora hano. Ushatse kuvuga iki? Amabara yahe? Cyazwe se ko akirageze bawe. Debra yatuyogoje ntabwo wari uzi ko se Debra nyara ku buriri. No way, ntabwo bishoboka. I'm sorry. Ntabwo nashaka gutuka. Wabyumvishe Jonathan wanyumvise ariko karagaciyemo nyine. Okay. Ariko ikigaraguje no kubeshya. Hanyuma siko twabanye akaba atabikoze. Buriya nyine ni cyara nyine navuze ashaka kuba akirageze ariko hano yaratuyogoje. Ariko one day uzabibona buri niye. Mbese urumva nakubwira ibintu bitari ibyanye byo kugira ngo bigende gute. Ahubwo nagatekereje kuri inshuti ariko nawe mutari inshuti. Ntabwo ndi inshuti we ahubwo ndi murumuna wewe. Amaraso amwe uriya n'umuvandimwe. That's why ngomba kubwiza ukuri kuri we kugira ngo utazabyumva ahandi ukajya gudutaranga mu bantu ko turi umuryango mwiza. Shaje n'ibirantunguye pe. Hoyo uzabibona uzatungujwe uracyatungurwa cyane humura simuhorana se. Tubyihorere. Jonathan, tubyihorere. Ahubwo se bite? Nice to meet you. Nishimiye kukumenya guhura nawe nakumvaga ariko ndabona ari boga. Ushatse kuvuga iki? Just kuvuga nyine ko nyine uri boga nta na merci se uri bume. Thank you ariko ntango ndakumenya bakwita nde? Banyita Aisha. Aisha. Okay. Nice to meet you, Aisha. Nice to meet you. Ko tuzasubira. Yeah. Ahubwo se akandi kantu urabona ari ukuntu ushaka kuzaza hano ugasanga arafunze wabuze Debra kuri telefone soma nimero kugira ngo abe ari njye sajya mpamagara.